ubu turi kuvugana Kejoni n'umuntu bita Pazo barafunzwe, ahabwa ubutabera nihagira ibimenyetso bifata ababikoze bikagaragara ko abantu babikoze bakagaragara bagafatwa, abo ngabo babambwe bagende bafungwe. Igikorwa cy'urukundo gihinduka urukozasoni ryari? Gihinduka urukozasoni iyo cyabereye mu ruhame cyangwa cyagiye mu ruhame. Sinzi uri kumva icyo kintu? Ariyo mpamvu itegeko ridahana umuntu wafashe amashusho, itegeko rihana umuntu wasakaje amashusho n'uwabigizemo uruhari. Hari abantu batatu bari inshuti za Yamani. Ari we Pazo wakoreshaga ari telefone, ari kera kitu za Yamani, uwo ni Pazo. Hari Kejoni wabonye Yamani umwana uvuye mu cyaro aje i Kigali, maze bakejona patikoko bafataga abantu bose bavuye mu cyaro baje i Kigali bakabafasha. Ubu nguhaye rero niba ubyibuka kuri boro ya mbere azavuga ngo arasakaza amashusho ya Yamani, afite amashusho ya Yamani. Pazo yigeze kubivuga? Yigeze kubivuga ko ayafite, urabyibuka yabivuze. Byanga byakunda uwo muntu nyine bajyane gukora recovery nawe agomba kuzamo byanga byakunda. Uwo wakoze recovery rero ninde tugomba kumenya ninde? Wamumenya Garifa, wamumenya. Tugomba kumenya niba yaragambanye, kuko reka nze nkubwire ikintu kimwe. Urukumva? Njyewe niba ari ikintu cya mbere kidakwiye, mani ibintu byari byo kwamaganwa. Kuko tuje tureba niba ugiye guhagarika umuntu cyangwa utemera umuntu cyangwa umva aribyo bidakwiye, hari ubugome n'ubunyamaswa udashobora gukora. Urumva? Ibintu bakoreye Yamani ntabwo giye gitutera hamwe. Birano ubugome burenze urenga kamere. Uriya yafata n'umuhora akamutema, umuntu ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi. Urumva? Ariyo mpamvu mu bintu nakoze uziko inkuru nk'izi ngizi iyo ngiye kuzamagana mfatira hasi hejuru, ariko ibintu byanteye ubwoba bro. Nabonye burya ko kipe turi abonye amasegonda 30 tubona umunota ariko iminota 5 myinshi, iminota 10 uri kuyigabanya kubera iki? Wabonye 5. So ubu turi kuvugana Kejoni n'umuntu bita Pazo barafunzwe. Bafungiwe i Kanombe, ku murenge wa Kanombe ahitwa Kabeza. Yes. Ahubwo ari cyo gihari. Yego. Ariko telefone ya Kejoni. Uravuze? Hari umuntu uri gukoresha telefone ya Kejoni. Uwo ninde? Uko umva aribe yatangaje ko Kejoni yafunze tariki 14. Yego. Ate tariki 14 inkuru yasohotse tariki 16. Kuva tariki 14 hari umuntu upostinga ngo Kejoni arahostinga anga, Kejoni arajyanga. Kejoni asanzwe hostinga? Mabetse kwereke nka boro kamwereke gatoje. Wait. Kona ibonye. Je baba we. Bata bifite nimero nyinshi kandi kamanuke mana register stat. Ibyo byose uko byagenda kose ijambo rirava kuri konti fatani rimwe. Ubutabera kuri ya mpano setu. Ribu itange bakuri perereza ni izina ry'Imana, ntago bayoberwe imva n'imvano ura mwana babutabera. Ngo Paddock Lounge. Home of Vibes. DJ Crash. DJ Chusa. Mickey. No, ni Minky. Worldwide. Urban DJs. Then akaba iri kuri statut kwa Kejoni Wakabi. Oya ibi ngibi biragize ibi ngibi ntuzi ko Kejoni afite team nini, afite group nini, afite na group ya WhatsApp nini, twese tuba tujyamo kuvana amakuru. Bane biri kuri telefone ye. Eso ubwo umuntu uri kumpostingira. Ubwo twamwizera.
tube tubivuyeho hangaha so nukuvuga ngo Kejo na kuki ari bubikwekwaho nawe ari mu barizwa na Yampano. Amakuru ntizeye yego ndafite gihamya uko ngo yari yarabuze indi wari warabuze Kalisi yari yaburiye he ndashaka nyine akabura baramuhamagara baramushaka bakamubura tunayisha kandi yarazaga kuri live zanjye ejo bundi musibe ejo yafashwe tariki 14. reka turebe icyo ari biribuze kubikoraho kuba bafite urumva ko bakekwaho urakumva ntabwo ngenda ibuze guhuruduka reka tumanze turebe iki inzego z'ubutabera cyangwa inzego z'umutekano zihamya kuri iki kintu nk'ibisanzwe urakoze dukora inkuru kugira ko inkuru yanditswe nyivugaho urabona ko igihe cyanditse Yampano ahangaha ndumiwe gusa niba yarahagurutse agatangira ikirego this is amazing urova abantu be birirwa baziranye baraziranye afite impamvu yatanga ikirego gutya reka nsoze nkubaza iki kibazo wanga ukurikiye yego nibyo koko Yampano ni victime ariko se urumva ndakumva nabo umugore aramutse agiye kurega umugabo we ko umugabo acuruza urumogi iki umugore aramutse agiye kurega umugabo we ko acuruza urumogi ukuvuga umugore wa Yampano cyangwa ni urugero rwo gutanga ni urugero rusanzwe urugero rwo gutanga yego umugore akajya kurega umugabo ati wanjye acuruza urumogi bakaza mu cyumba cy'umugabo bagasanga urumogi umugabo akagaragaza ko urumogi ari umugore wari umuteze ariko of course umugabo bigaragaza ari muri kasho n'umugabo akaza umuco nyarwanda dufite ubwo Yampano yagakwiye kuba ameze uko ameze ubu ngubu Yampano n'urumogi se bihuriye zimwe mu bitanze se Banyarwanda bari muri kumva musubize iki kibazo cya uyu mugabo muracyumvishe Garifa yo zimwe mu bitanze nigeze gufungwaho mu minsi yashize i Nyamata umugore nyine atega umugabo urumogi basanga nyine umugore yateze umugabo urumogi kugira ngo umugabo amufunge ubwo umugore ari gusabirwa gufungwa burundu umugabo wari he umugabo ari hanze umugabo yarafunzwe umugore ari hanze birangira umugore yisanze mu rukiko umugabo yaratashye ubihuje gute rero n'ikibazo cya Yampano reka mpite mbihuza rero sasa uwareze ko umuntu yasohoye amashusho ye hari ibimenyetso bigaragara ko amashusho yasohowe cyangwa n'uwareze ko amashusho yasohowe kubera ko tutari hanze nawe yagakwiye kuba ari aho hantu yego nicyo nashaka kuvuga hari ikintu rero mutajya musobanukirwa ku bintu bijyanye n'amashusho n'aya mashusho ntabwo Yampano yafashe amashusho y'urukozasoni sinzi uri kunyumva ndikuma cyane Yampano n'umugore we bakoze urukundo uri kunyumva ndakuma cyane bafata amashusho y'urwibutso mu gikorwa cy'urukundo bari barimo ni ryari urukundo ruhinduka ibiterasoni sinzi abantu batajya basobanukirwa kino kintu ni ryari amashusho banza wumve ni ryari amashusho urukumva cyangwa igikorwa cy'urukundo gihinduka ibiterasoni sinzi bisobanukiwe ukumva kubyumva
igikorwa cy'urukundo gihinduka urukozasoni ryari? Gihinduka urukozasoni iyo cyabereye mu ruhame cyangwa cyagiye mu ruhame. Sinzi uri kumva icyo kintu. Ariyo mpamvu itegeko ridahana umuntu wafashe amashusho, itegeko rihana umuntu wasakaje amashusho n'uwabigizemo uruhare. Sinzi uri kunyumva. Hari impamvu irenze imwe ishobora gutuma abantu bafata amashusho nk'ariya bari muri icyo gikorwa. Urimo kunyumva? Akuba cyane. Niba wibuka nigeze gushumika Moses Turahirwa, amashusho ye ariko ari hanze. Yandi ari mu birunga. Oya. Ayandi ari gusambana bari kumurongora. Ayo ndayibuka. Ari amashusho narayamaganye, biba bibi cyane. Nakoze space nyinshi kugeza abantu baramwira ngo abantu babuza Moses kugira ikintu abivugaho, ariko urabizi mbameze nk'ikinyabwoya sinjya ndekura. Kugeza igihe Moses aje kuri space yanjye kuza kuvuga ko amashusho batigeze bigira mu ruhare. Arazavuga ati dufata ayo mashusho muri kunshinja, narahakinzwe telefone yanjye, amashusho nanjye ndayemera yari muri telefone yanjye, ariko ababikoze n'abantu bahakize telefone yanjye barayasakaza. Nahise mfunga space sinongeye kumuvugaho, nta nubwo nongeye kwamagana, kuko yaravuze ko yaratanze ikirego i Roma mu Butaliyani, ndetse avuga ko yanatanze ikirego mu Rwanda, yabimenyesheje inzego z'umutekano mu Rwanda ku bijyanye n'ayo mashusho. So nkimara kumva ko bitamuturutseho, yaramaze guhinduka victime. Abantu ntabwo bajya bamenya itegeko. Yaramaze guhinduka victime, ntabwo nagomba kongera kumutwika. Sinzi uri kubyumva. Yego, so ntabwo rero iyo amashusho nkariya urukundo ntabwo abantu ntabwo guhavinga sex ari ugukora urukozasoni. Oya. Kuburetse gato kwifata amashusho rero muri kubikora, urimo kunyumva? N'uburenganzira bwanyu, mushobora kubikora kugira ngo murebe performance yanyu, mwabikora nk'urwibutso hagati yanyu, hari uburyo bwinshi cyane. Uri kunyumva? Rero ntabwo ahangaha kubifata no kuyafata ntabwo bigize icyaha. Mwana bitegekwa na muganga, nk'abantu babana nk'umugore n'umugabo babitegekwa na muganga, hari bitagenda, hari complain, urimo kunyumva? Akavuga ati mugomba kureba performance yanyu yuko bigenda, mukareba aho bipfira. Urimo kunyumva? Hari impamvu nyinshi cyane. Sinzi kubyumva. Akumva cyane. Rero ikibazo ntabwo ari ugufata amashusho. Bafashe amashusho y'urukundo, ni gute yaje guhinduka y'urukozasoni? Niyo mpamvu n'itegeko dufite mu Rwanda ntabwo rihana uwafashe amashusho, rihana uwasakaje amashusho. Apana we wenyine. Nturukureba n'uyu munsi aya masaha. Aya masaha nawe nturuka ko agiye hanze babakekana bayasakaje. Aya masaha yampana amenye ko ayo mashusho bafashe ukayahereza Godfather. Urukumva? Yagenda nawe akakurega. Waba wamaze sinzi uri kubyumva, ukomeje gukora kuyasakaza, ukoze ibigize icyaha, nawe barakuzirika, baragutwara. So sinzi n'ubisobanukiwe. Ucyumva ahubwo dore update nakubwira. Yego. Bango Patrick yafunga tariki 11. Savedi kamaze iminsi 6. Uzi ngo dosiye uyu munsi tuvugana ngo turi kumwe. Yego. Umushinjacyaha yamaze gushikiriza ubushinjacyaha. Uko muri bigo ni iminsi 5. Bango hagati y'umuntu wari ubu turi kuvugana amaze gushikiriza ubushinjacyaha. Yego, uko iminsi yarenze already yabanze kurenga umunsi umwe. Reka turebe ikikorwa. Gusa style nkuko nari mbikubwiye, icyo tugomba gufata kimwe tukanacyumva. Ubu ngiwe icyo mbabwira, mureke kuzana ibyo bintu hari ukuntu mujya mubigira. Urumva ko abantu bavuga ngo ya mpano, ntabwo ya mpano yakoze ikosa. Turi kumwe? Ntabwo yakoze ikosa kuko nta kigize icyaha yakoze. Urumva? Abakoze ibigize ibyaha ni abasakaje ayo mashusho. Kugeza naho bashingiyeho ira video bayiduha bwa mbere. Batubwiye ngo
nk'abantu bayibonye bwa mbere nk'amakuru nayifasheho bavuga ko ngo ariyo gutwikira indirimbo igiye gusohoka ngo babikoze babishaka. Aba mwagize umugisha cyo mwayima. Urimo kunyumva? Ndakumva. So uri kumva rero ntekereza ko bashatse kugira ngo igere henshi cyane ku rwego rwo kumwandagaza, which is not okay. Yo. Bavuze ko nakubeshye umutima ntabwo ndayibona. So ntunifuze no kuyibona kuko kuyibona nabyo bigize icyaha. Wabaye sindayibona kabisa. Reka turebe kuko twizera ubutabera bw'u Rwanda. Njyewe nizera ubutabera bw'u Rwanda ntawe burenganya, n'abantu ubugenzacyaha bw'u Rwanda burakora iperereza ryimbitse, ntawe burenganya, ntawe buhutaza, uwakoze icyaha aragihanirwa. Turaza kumenya ukuri, reka dutegereze ubutabera. Njye nicyo kintu cyonyine kugeza amasaha navuga, dutegereze ubutabera. Mucyo cyaka cyitwa propaganda. Ubu nisigaye yonyine. So icyo kimwe navuze ku munota wa mbere cyangwa ku munota wa mbere, justice kuri ya mpano, ibi nzabivuga kugeza ku munota wa nyuma, kuko ibyatumye uriya mujene bimugeza hariya hakozwemo ubugome, harimo ishyari, harimo urwango, harimo ubugome n'ubutindi bukabije. Ariyo mpamvu ngo justice kuri ya mpano. Yo uyu muhanzi bakunda igihugu kugira ngo wumve ukuntu byafatinze Florida. For example nko mu ntare ya Arena nyine hari ibitaro bitandukanye bisanzwe cyane binarenze cyane muri iyi minsi turimo. Biragoye nko gufata afande runaka tutavuze akaremberwa n'abantu, biragoye. Ibi bibaho. Ikintu nabwiye umva, ikintu njyewe ubutumwa nagombaga guha ya mpano bwari bumwe. Urimo kumva? Ubutumwa nagombaga guha ya mpano bwari bumwe. Ibi ngibi ntibibe inkoni igukubita nk'icyo bifuje ngo bikugeze hasi. Haguruka ubigire intwaro urwanisha mu gukomera cyangwa mu gukomeza gahunda yawe y'umuziki. That was it. Njye nicyo kintu nagomba kubwira ya mpano. Ariko ibi byamukorewe ni ubunyamaswa, ubugome, kandi njyewe ikintu cyose kirimo gusaka kukubika nta kintu. Ariko ya mpano mu buzima ibintu, ikintu kikugira umugabo, iyo uhuye n'ibyago nk'ibi ngibi cyangwa n'ibibazo nk'ibi ngibi urahaguruka bigendaho. Turi umwe. Nicyo kintu cyonyine nagomba kubwira uriya mujene, nahaguruke afighting kandi ngenzi ko azabifighting akagerayo. Urimo kunyumva? Bisaba time kandi bigasaba, ariko byose birashoboka, bizarangira. Okay, bitewe n'umuco wacu, bitewe n'igihugu, bafite ukuntu buri bantu bakira ibintu. Okay, nk'ibo mu bindi bihugu ibi ngibi bakabaye bari kumuhamagara kuko bayatwitse, bo ntibashaka ibindi. Buri gihugu n'umuco wacyo, nabo bandi byarangiye n'abandi bazaza birangire. Ariko ntabwo twashyigikira ibintu bigize icyaha. Ibi bintu ntabwo ari byo, bakoze amakosa. Ya mpano n'umudamu we, urumva? So gukora ibintu nkabira ntabwo ari byo gushyigikirwa. Ntabwo ngewe ikibinda kivuga nkuko biri, ntawe njya kwa nyina ngo tifata sinjya ku mutandiko. Niyo yaba ari minister, ntabwo ngewe bro, ntabwo nshobora ntabwo bikunda. Niyo yaba ari minister navuga nti ibi ngibi nuko mbibona. Ngewe nta muntu ngenge ndigata munyo. Ibyakorewe uyu mwana harimo ubugome n'ubugambanyi n'umutima mubi na roho mbi. Ntabwo ngenzigira ubugome, ntabwo ari ikintu ngenzigira kigikira. So ya mpano still justice kuri ya mpano ku bintu byamukorewe. Kandi ikintu ngewe nabonye invitation zo kujya kureba mu Faransa, yagomba kugenda, abantu be barabimenye. Ibi bintu ngewe ikintu kiteye n'umujinya kurusha ibindi. Ntarari wanje. Okay, mbere yuko nanasoza nanakurekura, ikintu abantu bagomba kumenya, ngewe uramuti bamuhungese mbere ho gato. Nicyo kintu abantu batajya bamenya. Baramuhungese mbere ho gato ya hafi amezi angahe, bashyira ama screenshot hanze. Urimo kunyumva? So kwica umuntu urubozo rero we ugaragaza uruva yarabizi, ntabwo twari tuzi ko ari ikintu cy'iminota 10, ariko ibaze kumara amezi angahe uzi ko ari video y'iminota 10 iri hanze. Uko icyo kintu babyita ukurica dondi bro, bamwishe ahagaze. Urukumva? Uyu mujene bura ntari ikintu yagombaga gukora nyuma ya hariya. So anyway, reka nkureke, urakoze cyane. Gusa kiriho kimwe, ngewe still ndavuga ngo justice kuri ya mpano, kandi ibyo navuze kuva ku munota wa mbere.
hari ibyo umuntu akora ariko hari Umusa urakoze cyane, reka turebe ibyo ribi tubwira n'ibyo ubutabera buza gutangaza ku bashize uyu mwanda hanze. Kugeza ribi tubwira ibyo ari byo kandi urakoze cyane. Thank you so much. Funga mic yawe wabushita we. Hano inkuru iravuga ngo umuvugizi wa RIB Rwanda Dr Murangira Thierry yemeje ko babiri mu bakurikiranweho gusakaza amashusho ya mpano atera akabariro mu batawe muri yombi. Abatawe muri yombi ni Ishimwe Patrick uzwi nka Pazo na Karisa John uzwi nka K John, bakaba bafungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kanombe.